Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bya Afurika bike cyane bigera nko muri 5 bigwamo umubare w'abantu benshi baguye mu mazi. Ati bigenda gute rero? Hari umubare w'abantu benshi baba bari gushaka kuva kwambuka bava muri Afurika bajya i Buraya, ndetse buri mwaka haba habarirwa amamiliyoni y'abantu birirwa bapfa baguye mu mazi bazira kuva ku mugabane wa Afurika bahunga bajya i Buraya. Bamwe muri bo baba bahunga inzara, abandi bahunga imibereho mibi, intambara, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero usanga umubare w'abantu benshi bapfa buri munsi, bapfa buri mwaka bari kugwa mu mazi baguye mu mpanuka z'ubwato. Ubwato rero bwari butwaye abantu bajyaga mu minsi mikuru mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bwakoze impanuka ihitana abantu 38, abandi 100 baburirwa irengero. Tumenyereye yuko abantu benshi bapfa bambuka bava muri Afurika bajya mu bihugu by'i Buraya bajya gushakisha ubuzima, ariko muri Kongo ho bimaze kuba akamenyero kuba batari no kujya mu bihugu by'i Buraya, ahubwo baba bari kuva mu bice bimwe bajya mu bindi, ndetse abenshi bakaba barohama mu nyanja. Ibintu bidakomezwa kuvugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye muri Afurika bavuga bati se nukubera iki ubwato muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeza guhitana umubare w'abantu benshi? Bamwe bakibaza bati se haba hari ababa babyihisha inyuma, cyangwa se n'ubwato baba batakoreye maintenance neza ngo babanze barebe niba budafite ikibazo. Ubu bwato rero bwakoreye impanuka mu mugezi wa Busira bwari butwaye abantu bagera kuri 400 ubwo bajyaga kwizihiza iminsi mikuru mu miryango yabo. Nubwo nta yandi makuru aratangazwa ajyanye n'abakiri gushakishwa, bivugwa ko impanuka yabaye ku itariki 20 Ukuboza, ariko abagera kuri 20 bakaba baratabawe bakabasha kurokoka. Ikinyamakuru Al Jazeera cyo cyatangaje ko amakuru kivana mu baturage ari uko abagenzi benshi ubu bwato bwari butwaye ari abacuruzi basubiraga mu ngo zabo kugira ngo Noheli n'umwaka mushya 2025 bawizihizanye n'imiryango yabo. Ngira ngo murabizi ko mu mpera z'umwaka ari ibintu bisanzwe, abantu benshi baba banyuranyuranamo ari urujya n'uruza bajya mu ntara gusangira n'imiryango yabo. Hari abamaze igihe kinini batabonana, ndetse murabizi ngira ngo na hano mu Rwanda mureba ko mu minsi mikuru za Nyabugogo cyangwa n'utundi duce hahurira abantu benshi bategera imodoka haba huzuye, ndetse umubare w'abantu benshi babuze n'imodoka zo kugendamo bajya mu ntara basanga imiryango yabo kugira ngo basangire iminsi mikuru. Aha rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo naho niko byagenze, ariko bamwe ntibyabahiriye bajya kwishimana n'imiryango yabo aho kugira ngo bishime ahubwo bahatakariza ubuzima. Abayobozi rero ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bakunze kugaragaza impungenge ku bwato butwara abantu barengeje ubushobozi bwabo. Ahanini iyo ugenzuye neza usanga ubu bwato buhora buhitana abantu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikigaragara cyo kiza ku mwanya wa mbere nuko buba bupakiye abantu benshi cyane. Ngira ngo ni n'ikibazo iyo bibaye rimwe kabiri gatatu aya makosa akagumya akaba bita byerekana bad governance cyangwa se ubuyobozi bubi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nta kuntu impanuka zahitana umubare w'abantu benshi bangana gutya inshuro 1, 2, 3, 4 hanyuma ngo byongere bisubire. Ntabwo leta cyangwa se abayobozi baba babyitayeho ngo babishyiremo imbaraga, ndetse nibiba ngombwa bashyireho n'amategeko n'ibihano ku bantu batwara ubu bwato ndetse bagapakiramo abantu benshi barengeje abo bwato bugomba gutwara. Ngira ngo murabizi mu kwezi gushize ubwato bwahitanye abantu barenga 100 muri iki gihugu n'ubundi kubera ubwinshi bwabo. Bamwe baburirwa irengero, ibintu byateje ikibazo cyane, bitera n'imyigaragambyo bavuga bati ntabwo Repubulika Demokarasi ya Kongo yabishyizemo imbaraga ngo iba yatabara abantu bose baboneke. Ngira ngo murabizi ko bamwe babonetse abandi imirambo yabo ikabura. Ni ibintu rero bikomeje guteza ikibazo muri iki gihugu, ndetse ibi byabaye uyu munsi bye byatumye bashyiraho ibihano ku bazabirenga, ariko mu bice by'ibyaro ntabwo bikunze kuhabarizwa. Ushobora kwibaza ati se ibi bihano mu mpanuka zimaze kugera muri enye nibwo bibutse kubishyiraho?
ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi mpanuka rero kuva ibaye nta cyumweru gishize habaye indi nkayo, ari byo natangiye mbabwira, yahitanye abantu 25 muri Kamena, nabwo 80 barapfuye baziza impanuka y'ubwato, mu gihe mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize abandi 78 barokowe ubwo bwato ubwo bwarohamaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bikomeje guteza ikibazo, ndetse umubare w'abantu benshi bakaba bapfa ubutitsa bazira ubu bwato, ndetse abashinzwe iby'umutekano bavuga ko bagiye gushyiraho noneho amategeko n'amabwiriza ndetse n'ibihano bigenga ubwato bugenda butujuje ibisabwa. Ushobora kwibaza ati kare kose bari hehe? Ngayo nguko, reka twizere yuko hari ikigiye guhinduka, ndetse ubu bwato bwica abantu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umusubirizo bazira kutubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ubwato ko bitazongera kuba. Reka nze mu kanya gato cyane tunyarukire no mu gihugu cya Serbia turebe ibiri kuvugwayo. Mu gihugu cya Serbia rero inkuru ziri kuvugwayo nuko abigaragambye basabye perezida kwegura vuba na bwangu. Abantu ibihumbi n'ibihumbi muri gihugu cya Serbia barimo basaba perezida w'igihugu n'umuyobozi w'umujyi wa Novi Sad, no mujyi uba wa Serbia, nomwe mu mijyi igize igihugu cya Serbia witwa Novi Sad, niko witwa. Ubwo rero abaturage nk'uko mubibona ku mafoto barimo bigaragambya basaba kwegura kubera impanuka yabereye kuri sitasiyo ya gari ya moshi muri uwo mujyi ku itariki ya 1 Ugushyingo yahitanye abantu 15. Ngira ngo iyi nkuru abayibonye mbere murabyibuka. Igisenge rero cya sitasiyo cyahirimye ku bantu, nicyo cyatumye ejo ku cyumweru hatangira imyigaragambyo yakozwe n'abiganjemo abanyeshuri bo muri kaminuza bahuriye mu murwa mukuru Belgrade, barakaye cyane bamagana perezida Aleksandar Vučić n'ishyaka rye rya Serbia Progressive Party, bamushinja kwica abari hagati y'imyaka 4 ndetse na 74. Nyuma rero y'iyo mpanuka hafunzwe abantu 13 harimo na minisitiri w'ubutegetsi, ariko nyuma aza kurekurwa, ari nabyo byazamuye uburakari mu bantu bwateye kwibaza ibyagezweho mu iperereza. Abatavuga rero rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abaturage batangiye kujya mu muhanda bashinja abayobozi b'iyo mpanuka, bavuga ko yatewe nuko basakaje igisenge kitujuje ubuziranenge kubera ruswa no guha akazi abatagakwiye. Guverinoma rero yahakanye ibyo birego, ndetse perezida Vučić yavuze ko abakoze amakosa bagomba gukurikiranwa bakabiryozwa. Abigaragambya rero ku cyumweru ubwo byari kuri tariki 21 hari niba atari 20, nimugoroba bari bafite ibyapa byanditseho amagambo ashinja perezida kumena amaraso y'abantu, bamusaba guhagarika ibikorwa bye akava ku butegetsi. Abigaragambya rero bavugaga ko bagiraga bati Vučić umujura ruharwa. Abandi bafite ibyapa byanditseho amagambo agira ati twese turi munsi y'igisenge, ufite amaraso ku biganza byawe. Nibyo rero barimo bavuga, babwira uyu muperezida, basubiramo bati twese turi munsi y'igisenge, ufite amaraso ku biganza byawe. Banavuga ko baje mu myigaragambyo kugira ngo basabe kurekera, kuko byose byatangiye kuva muri 2012 ishyaka rya igihe rikimara gufata ubutegetsi. Abantu rero benshi basaba ko perezida wa Serbia Vučić n'umuyobozi w'umujyi wa Novi Sad begura kandi bagakurikiranwa ndetse n'ibyaha byerekeye abigaragambya, ndetse bigahagarikwa, n'abahohoteye abigaragambya bashyikirizwe ubutabera, hanyuma bakanirwe urubakwiye. Abantu rero nk'uko ubibona ku mafoto ntabwo bari bishimye, mu by'ukuri bari barakaye nk'uko bigaragara. Iyo myigaragambyo rero yanitabiriwe n'abantu bafite amazina akomeye muri Serbia, barimo abakinnyi ba filime, abakora mu myidagaduro, ndetse n'abandi batandukanye.
Nge rero nari Olivier Rwanda, niba wifuza ko nzajya nkugezaho amakuru yasohokeye igihe, nta kindi bisaba uretse gukanda subscribe. Reka mbabwire nti rero muzaryoherwe na Noheli n'umwaka mushya muhire, kandi Imana ikomeze ibibafashemo.